n'abuzukuru banjye. Uko mubizi nta muntu ujya uca umugani ku manywa. Muri uyu mugoroba rero ndi kumwe n'abuzukuru banjye, tugiye kubacira umugani, tugiye kuganira ku migani, kandi nawe ukomeza kudukurikira. Hari benshi bajya baca imigani bagaca umugani utajyanye na kariho. Kora subscribe rero kwa kantu kari hasi k'umutuku, kandi to subscribe kugira ngo n'ubundi ujye ukomeza ukurikirane igitaramo cyacu. Muraho neza? Amakuru ushize mwarambwiye ngo nitwongera gutarama ngo nzabacire umugani, sibyo? Uyu munsi rero ngiye kubacira umugani. Kera habayeho umugabo akitwa Mugarura. Mugarura akaba yari umugabo ufite ubutunzi bwinshi, kandi ari umugabo w'umugwaneza ugira ubuntu. Iyo abantu bazaga iwe guca inshuro murabizi? Guca inshuro ni uburyo umuntu yajyaga guhingira nk'umuntu, akajya guhingira undi, noneho akamugerera nk'agaseke karimo ibishyimbo, noneho niba yahinze akamuha ka gaseke karimo ibishyimbo. Mugarura rero iyo umuntu yamuhingiraga yamuhaga ka gaseke k'ibishyimbo, noneho ka gaseke k'ibishyimbo akongeraho n'akandi k'ubuntu, kandi bumvikanye agaseke kamwe k'ibishyimbo. Mugarura wamusaba inka akayiguha, ndetse akaba yaguha n'iya kabiri. Bigeze aho ngaho abana ba Mugarura baramubwira ati rero data, turabona urimo kwaya ibintu. Urimo kwaya ibintu. Kwaya murabizi? Kwaya ni ugupfusha ubusa. Ni ugupfusha ubusa. Noneho baramubwira ati rero turabona urimo kwaya ibintu, si byiza. Umugore we aramubwira ati ibyo bintu ntabwo ari byo, abantu urimo uragira ubuntu ugakabya. Ati ubwo ni ubuntu butiza urugi. Kugira ubuntu butiza urugi ni ukugira ubuntu uje wese ukamuha. Iyo umuntu afite ubuntu bumeze gutyo avuga ngo uyu muntu afite ubuntu butiza urugi. Inshuti ze rero n'abavandimwe n'abaturanyi bakomeza kumuhana bati rwose ibyo bintu ntabwo ari byo, gutanga muri ubwo buryo ntabwo ari byo. Ariko Mugarura yari umuntu mwiza, yari umuntu ufite imico myiza, kandi umuntu ugira ubuntu. Bukeye umuntu umwe aza kumugerageza, araza aramubwira ati rero Mugarura, ndagira ngo umpe inka 5 zo kujya kubaga. Mugarura ati ati nibyo? Ati washaka inka 5 zo kujya kubaga? Undi ati Mugarura arazimuha. Wa mugabo arazitwara, azijyana iwe. Aho kugira ngo azibage arazorora. Inka zirororoka, zibamo amashyo menshi, agira amashyo 5. Ishyo murarizi? Yego, ishyo ni iki? Ishyo ni ukugira inka nyinshi, cyangwa ishyo ukagira inka nyinshi cyane. Yego, ishyo ni inka nyinshi zigeze nko kuri 50 ziri ahantu hamwe, mbese ni itsinda ry'inka nyinshi. Yagize rero amashyo 5. Noneho abantu babibonye, rubanda bajya kumurega ku mwami. Baragenda baravuga ati rero Mugarura arimo araya, arimo arakoresha nabi umutungo. Mugarura inka z'umwami arimo arazipfusha ubusa, kuko wa muntu yaje kumwaka inka zo kujya kubaga. Noneho bajya kumurega ku mwami. Baravuga ati rero mwami nyir'igihugu, Mugarura arimo araya inka zawe, kuko ikera inka zari z'umwami zose, nubwo wabaga uzitunze ariko zabaga ari iz'umwami. Umwami rero ategeka ko Mugarura bamunyaga. Kunyaga murabizi? Kunyaga ni ukwaka umuntu ibintu bye, ibintu atunze ukabimwaka byose. Umwami yavuze ati mugende Mugarura mu mwaka inka, ibintu byose atunze mu bimwake. Itegeko ry'umwami rirubahirizwa. Baragenda
rubanda bamwaka ibintu byose Mugarura yari atunze, baramwaka barabimunyaga. Mugarura asigaye ari umukene, wa wundi udafite n'urwara rwo kwishima. Umukene udafite urwara rwo kwishima uramwumva? oya No umeze gute? Udafite n'ikintu na kimwe, habe wenda bamusigiye nk'akenda kamwe ko kwambara. Mugarura rero arakena cyane, atangira urumva bamwatse aho yabaga byose. Mugarura atangira kugenda ku musozi agenda asaba, kandi yari umuntu w'umutunzi. Noneho kera kabaye ahura n'umuntu yahaye ibishyimbo, yaje guca inshuro iwe. Urumva yaje guca inshuro iwe, akimukubita amaso wa muntu yahaye yaje guca inshuro yamuhaye agaseke kamwe ariko yari yakoreye. None Mugarura amuha ka kabiri, aravuga ati Mugarura se nuko wabaye? Ati ko wakennye cyane. Mugarura aramubwira ati rero umwami yaranyaze. Ati yaranyaze. Wa muntu yari afite amazu abiri, amuha inzu nawe atura mu yindi. Mugarura noneho ababonye aho kuba. Rubanda rero, rubanda murabazi? Abaturage, yego. Rubanda bamenye ko Mugarura yabonye ahantu ho kuba, ariko ubwo umwami akaba yarategetse ati Mugarura mu munyage, ntimuzagire n'umuntu n'umwe umuha umuriro. Sibyo? Umuriro rero ni ukuvuga ngo iyo bavuga ngo umuntu be kumuha umuriro, bavuze ko nta muntu uzamugabira inka n'umwe. Kuko urona iyo baguhaye inka urayicanira, ucana umuriro kugira ngo isazi zigende ze kurya yanka, ze kuyirya, kuko isazi zijya ku nka zikayirya. Noneho rero iyo ucanye umuriro, iyo uvuze ngo baguhaye inka ya mbere utangira korora bayita inka y'umuriro. Umwami aravuga ati rero Mugarura ntazagire umuntu umuha umuriro rwose bamunyage. Noneho rubanda bamaze kumenya ko Mugarura yabonye aho kuba, noneho batangira kujya bitwikira ijoro, bakamuzanira ibishyimbo, amasaka, kuko yari yarabagiriye neza. Kwitwikira ijoro murabizi? Kwitwikira ijoro ni ukuba wanze kugenda ku manywa, ukavuga uti ndaza gutegereza ngende nijoro. Nibyo byita kwitwikira ijoro. Ariko ufashe gahunda yo kuvuga ngo nigendere nijoro, ntabwo witwikiriye ijoro. Witwikira ijoro iyo wanze kugenda ku manywa kubera impamvu runaka, noneho ukahitamo kugenda nijoro. Mugarura rero bantu bamuzanira amasaka, bamuzanira ibishyimbo, abandi bose yagiye agirira neza. Noneho bigeze aho ngaho baravuga ati rero reka tujye kumuhakirwa ibwami, noneho turebe ko umwami yakwemera Mugarura akamuha umuriro, akamuha inka, akongera agatunga. Mugarura rero guhakirwa ibwami murabyumva? Guhakwa ibwami ni ukugenda ugasaba umwami icyo yagukorera. Sibyo? Ugasaba umwami icyo yagukorera. Mugarura rero, Mugarura agenda ajya ibwami. Sibyo? Ageze ibwami, abaturage bajya kumuhakirwa ibwami, babwira Mugarura, babwira umwami bati rero turashaka ko Mugarura wongera ukamuha umuriro. Umwami arabyemera. Noneho Mugarura, umwami amuha inka y'umuriro yo kongera gutangira akorora. Noneho wa mugabo umwe watse Mugarura inka 5 amubwira ngo agiye kuzibaga, amenya ko Mugarura nawe yabonye aho kuba, kandi ko umwami yamuhaye umuriro. Aravuga ati reka ngende njye kureba Mugarura, mwiture neza yangiriye. Nuko azindukiye Rubika mu nkoko murahazi? Kuzinduka mu nkoko zitarabika mu masaa 11, saa 10 n'igice za mu gitondo, niho bita mu nkoko. Nicyo gisobanuriye Rubika? Kuzinduka kare.
aragenda ajyayo abwira Mugarura ati rero Mugarura, namenye ko umwami yaguhaye umuriro, none nanjye za nka naguhaye, za nka wampaye 5 nkubwira ko ngiye kuzibaga, burya ntabwo nazibaze, ahubwo nagenda zorora zivamo amashyo 5, none twara amashyo 3, ngenda twara amashyo 2. Mugarura rero abantu barongera abandi bose yagiriye neza, bamuha ibishyimbo, abamuha inka. Mugarura arongera aratunganirwa. Gutunganirwa urabyumva? Uzi icyo bisobanuye? Ni ukuba umutunzi, ukongera ugatunga ibintu byinshi. Nuko Mugarura rero ngo kuko yongeye agira ubukire buruta n'ubwo yari afite mbere. Noneho rero babona umuntu bamwituye neza yagize, bakavuga ngo akebo kagiye iwa Mugarura. hakavamo n'undi mugani witurwa neza n'uwayigiriye. Uwiturwa neza n'uwayigiriye abagira Imana, bijya kumera kimwe. Ni ukuvuga ngo rero iyo babonye umuntu wagize neza, akebo kagiye iwa Mugarura, bivuze uwo mugani bawuca iyo babonye umuntu wagize neza arimo kwiturwa ineza yagize, abandi we yagiriye neza bakamwitura ineza yabagiriye, niho bavuga ngo akebo kagiye iwa Mugarura. Kujyana akebo wa Mugarura rero ni ukwiteganyiriza, ukavuga uti reka ngire neza, ejo hazaza ineza n'ubundi irakugaruka. Ngaho rero aho umugani waturutseho kuvuga ngo akebo kagiye iwa Mugarura. Ineza ugize mu gihe kiri imbere irakugarukira iyo ugize neza. Ubona ko Mugarura yagiriye abantu neza, ntacyo yitayeho, ndetse n'abaje guca inshuro y'agaseke k'ibishyimbo akabaha agaseke ka 2, sibyo? Noneho bigatuma nawe mu gihe ahuye n'ibibazo ba bantu yagiriye neza bamwitura. Ngaho rero ahaturutse umugani ngo akebo kajya iwa Mugarura. Iyo ugize neza, ineza n'ubundi ugira gute uyisanga imbere bakayikwitura. Murishimye? Uwundi mugani muremure ko mbona bwije kandi mufite ibitotsi, reka nzawubacire ejo, sibyo? Sibyo? Murakoze cyane. Ejo nimugoroba tuzongera dutarame bacire undi mugani. Mugire ijoro ryiza. Yego, urakoze.